Ikaze mu kiganiro rwa Gasabo. Intego yacu nuko umenya u Rwanda, amateka yaruranze, ukamenya byinshi byagiye biranga u Rwanda rwa kera binyuze mu nyandiko zandikwa n'abahanga batandukanye. Mu Rwanda harimo abantu bakoresha murandasi, ariko bamwe ntibakunda gusoma, bakumva ibyasomwe mu bitangazamakuru bitandukanye. Yewe hari n'igice cyakomeje kugenda gihezwa, igice cy'abafite ubumuga bwo kutabona. Kuri ubu BRM binyuze kuri channel yayo online TV BRM TV izajya ibagezaho byinshi ku mateka ndetse n'amakuru agiye atandukanye. Turi kumwe mu kiganiro. Uyu munsi turabagezaho inkomoko y'amazina y'u Rwanda yavuye ku gitero cy'Abanyoro. Rwanda Jean Paul. Ubwami bw'Abanyoro ni bumwe mu bwabaye ubuhangange ku ngoma zigize igihugu cya Uganda mu bihe by'umwami Mukobanya w'i Rwanda. Bwari buherereye mu burengerazuba bwa Uganda y'ubu. Ibihugu bwari buturanye nabwo twavugamo Ubugande, Ubukiri, Ubukede, Ubusogo, Toro na Ankore. Ubu bwami bwari bumaze kuzahaza ingoma zari zituranye nabwo ku buryo bwigaruriye ibice byinshi by'uburengerazuba, amajyaruguru no hagati muri Uganda. Abanyoro baje kumenya ko hari ubwami bw'igihangange bw'u Rwanda bwazengereje ibihugu by'akarere rurimo, nuko bafata icyemezo cyo kuza guhangana nabwo kugira ngo icyubahiro cy'Ubugande muri aka karere bisigarane ingoma y'Ubunyoro, u Rwanda rutakivugwa. Nk'uko tubikesha igitabo Intwari z'Imbanza zubatse u Rwanda rugahamya igitinyiro cyanditswe na Nsanzabera Jean de Dieu, havugwamo ko igitero cya mbere cy'Abanyoro cyari kirangajwe imbere n'umwami wabo Cwa rya Nyabwungo, cyagabwe ku ngoma ya Kigeli Mukobanya watwaye u Rwanda ahasaga mu mwaka w'1378 kugera muri 1411. Muri iki gitero Abanyoro bateye bigabyemo imitwe ibiri. Igitero kimwe cyamanutse mu Bugara gice Ndorwa y'Iburengerazuba, gihinguka mu Buriza cyambuka Nyabugogo ahari urugabano rwa Gasabo n'Uburiza, kigana Intora ahari ingoro ya Mukobanya. Ikindi gice mu Ndorwa y'Iburasirazuba gica mu ngoma y'Urweya rw'Umubari, cyambukiranye Gisaka gihinguka mu Bwanacyambwe. Abanyoro bahageze bahawe inzira n'umwami w'Ubwanacyambwe Nkuba ya Nyabakonjo, berekeza ku ngoro ya Mukobanya yari Intora, kuri ubu hitwa ku Gisozi mu kagari ka Ruhango. Igitero cy'Abanyoro cyarasukiye mu Bwanacyambwe, cyasakiranye n'umutwe w'ingabo zari ziyobowe n'igikomangoma Sekarongoro, umuhungu wa Mukobanya, waje kugikomerekeramo. Amaraso ya Sekarongoro wari intwari ikabije mu kurwana yamenekeye i Musave, ubu ni mu murenge wa Ndera, yatumye bamwita Mutabazi. Ingabo z'u Rwanda zaje gukubitwa inshuro zirahunga. Abanyoro batwika ingoro ya Mukobanya ku Gisozi. Bakurikiranye Abanyarwanda bashaka kubanyaga inka mu gihe bambukaga Nyabarongo bagana mu Nduga. Abanyarwanda babibonye bashira ubwoba, babifashijwemo n'ingabo z'Abanyenduga zari ziyobowe na Mashira ya Nkuba akiri igikomangoma, wari inshuti na Mukobanya by'agahano. Nuko bahindukirana ingabo z'Abanyoro barazitsinda. Abo bafashe bakabaca amazuru, amatwi n'amano, bakaboherereza bagenzi babo kugira ngo bagire ubwoba. Iryo shirano ryo guhindukirana Abanyoro kw'Abanyarwanda ryabereye Irunda na Gihara hakurya ya Nyabarongo. Intambara irakomera, Abanyoro batsindirwa burundu i Muganza cyaro ho muri Rukoma mu karere ka Kamonyi. Babamanukana bagaruka mu Bwanacyambwe, hapfira abatagira ingano. Umutabazi watabaye Bucengeri uwamennye amaraso kugira ngo u Rwanda rutsinde Abanyoro ni Forongo mwene Sekarongoro, umwuzukuru wa Mukobanya. Imigendekere y'urugamba Abanyarwanda batsinzemo Abanyoro ubwo babahindukiranaga niyo yabaye inkomoko y'igito y'imisozi y'u Rwanda. Ihunga ry'Abanyoro barokotse umuheto wa Mukobanya bashaka gusubira iwabo, nayo yakoreye mu ngata abisi b'imisozi y'u Rwanda. Imwe mu misozi n'uduce dukomora ku mazina y'igitero cya mbere cy'Abanyoro, Nyamirambo ni umwe mu mirenge igize akarere ka Nyarugenge ho mu mujyi wa Kigali. Ni hamwe mu misozi yapfiriyemo Abanyoro batagira ingano, cyane cyane mu bice bikikije umusozi wa Kigali, kuri stade ya Nyamirambo no ku musigiti w'Abasilamu no mu gace bakunze kwita kurya nyuma. Bitewe n'Abanyoro benshi bahaguye babuze gishyingura, maze abashumba baragiye inka bakagira batya bagakona umurambo w'umuntu
abahinzi bajya gutema ibihuru ngo bahinge bagasangamo umurambo w'umunyoro washangutse. Abahigi batamitse umuheto w'impigi zabo zikabazanira imirambo y'abanyoro. Ibyo byatumye ababibonye batangarira ibyo bari barimo kubona, niko kugira bati aha si ahantu ho kubabwa n'abantu, ni ah'imirambo. Uko niko bakurijeho kuhita Nyamirambo. Hacibwa iteka ryo kuzajya hashyingurwa hagahinduka irimbi ko nta muntu uzongera kuhatura. Amateka y'ibyahabaye yatumye hagirwa umwihariko wo gushyingurwamo n'imisozi hegereye nk'ahari irimbi rya Rugarama na bugingo n'ubu. Nyamirambo bivuga hatuwe n'imirambo, ahahariwe gushyingurwa inturo y'abazimu, abantu bapfuye. Akumunigo ni kamwe mu tujyi tugize umurenge wa Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge ho mu mujyi wa Kigali. Hakura inyito y'abanyoro bahanigiwe, abandi bagacibwa amazuru n'amano. Imirwano y'abanyoro n'abanyarwanda yageze n'aho ikomera, ibikoresho by'intambara birabashirana, bakoresha imbaraga n'ubuhanga bigiye mu myitozo njyarugamba yo mu itorero. Ingabo za Mukobanya zarimo ibidafungura n'abatsindiye ingoma, zari zikabije kugira ubuhanga mu myitozo njyarugamba no kurwanisha amaboko mu gihe ibikoresho bigushiranye kandi ugomba kwagiriza umwanzi. Zahisemo kujya zitsimba abanyoro barokotse umwanda w'abanyarwanda bakagwa mu gico bakabaniga. Kubera abanyoro benshi bahanigiwe, niko kuhita Akumunigo. Muri make Akumunigo bivuga agasozi kanigiweho abantu. Indi nyito twakubwira ni Gatsata. Ni umwe mu mirenge igize akarere ka Gasabo ho mu mujyi wa Kigali. Ikomora iryo zina ku nkirira hato cyangwa se abarokotse ku bw'amahirwe z'abanyoro zahanyuze zihunga umuheto wa Mukobanya n'umuhungu we Sekarongoro, zishaka n'inzira yazisubiza iwabo. Abanyarwanda bari bafite umuziro wo kutica umuntu uguteye umugongo agahunga cyangwa se aguhunga. Abanyoro babashije kurokoka k'umunigo barabaretse baragenda. Noneho abanyarwanda baza kwishimira intsinzi z'ingabo zabo, bashungera ku misozi ya Jari na Gisozi, bareba uko abanyoro bashwiragiraga mu cyogogo cy'umugezi wa Nyabarongo bashaka inzira yabasubiza iwabo. Abanyarwanda bakajya babwirana bati nimurebe uko abanyoro bajandajanda mu gishanga, bahobagiye, babuze inzira ibasubiza iwabo. Iyo mvugo yakoreshejwe muri ibyo bihe niyo yabaye inkomoko yo guhita Gatsata. Gatsata bisobanuye guhobagira cyangwa se gushwiragira. Remera y'Abaforongo ni umusozi uherereye mu murenge wa Murambi mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru. Ukomora inyito ku baturage bahatuye mu bihe byo hambere bafite inkomoko kuri Forongo mwene Sekarongoro umwami w'u Rwanda. Nyuma y'itsindwa ry'abanyoro, Forongo yahawe icyubahiro gikomeye cyane ku buryo bamwitiriye umusozi wa Remera yari atuyeho. Uyu musozi ukurizaho kwitwa Remera y'Abaforongo. Ni umwe mu mirenge igize akarere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba. Hakomora inyito ku banyoro bahanyuze basubira iwabo, nyamara bigaragara ko bataye icyerekezo kigana iwabo. Ubusanzwe ubunyoro bwabarizwaga mu burengerazuba bwa Uganda, none abahungaga banyuze mu cyerekezo kigana mu burasirazuba n'amajyepfo ya Uganda, ku buryo bigaragara ko inzira igana iwabo bayitaye. Kuzayishyikira bizabatwara igihe. Abanyarwenya bababonye bagenda kandi bamenye ibyababayeho mu gitero bagabye i Rwanda, nibo bagiye bavuga bati buriya se abanyoro ntibanyuze inzira itaziguye mu zigomba kubageza iwabo. Kubera iyo mvugo yakoreshejwe muri ibyo bihe mu ngoma y'urwenya rw'umubare, niyo yabaye inkomoko y'inyito yo kwita umusozi wa Gatsibo. Gatsibo bivuga inzira itaziguye ya kure itazakugeza iyo ujya vuba. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi twakugezagaho inkomoko y'amazina yavuye ku gitero cy'abanyoro. Ndakurarikira gukomeza gukurikira ibiganiro BRM TV online izagenda igutegurira ku bijyanye n'amateka y'u Rwanda ndetse no kukubwira byinshi byagiye biranga u Rwanda, ndetse aho tuzagenda tunakubwira aho u Rwanda rugeze kuri ubu ngubu n'ibyo tubona tugenda duteganya, harimo kugenda dushishikariza urubyiruko kwihangira imirimo ndetse n'ibindi. Narimana Jean Paul, reka mbashimire cyane. Bye bye, ciao ciao, hasta la vista.